Start small, think big. Hello friends, muri video tugiye kureba ese iyo ukoresheje video itari yawe hano kuri YouTube bigenda bite. Nuvanga kenshi abantu benshi dukunze gufata uduce twa video z'abandi tukadukoresha muri video zacu bwite cyangwa se tukaziterura zose bitewe n'ubuhanga nyirayo yayikoranye ukumva urayikunze ukayiterura hanyuma ukayikoresha mu nyungu zawe bwite. Muri video ngiye kubereka uburyo nyiri iyo video ahita bibona ko mutwariye video hanyuma n'ikigereranyo cha video ye utwaye ukuntu iza kuba nyine nukuba nimba uyiteruye yose bakamwereka ko itwaye 100%, bakamwereka ko utwaye 90%, bakamwereka ko utwaye 20% n'ibindi byose. Hanyuma turahita twongera tunarebere hamwe ngo ese yamaze kubibona ahita akora iki. Uziki yabishatse video yawe ahita yisiba uwo mwanya kuri YouTube. Uziko uwo muntu aba afite uburenganzira bwo guhita agusibira video uwo mwanya akanze hano. Uziko nanone aba afite ubushobozi bwo kuba yakwandikira akakubwira ati nyamuneka kura iyo video ntaragukorera amahano. Ibyo bintu byose wowe nimba uri monetize ibyo bintu urabifite kandi ufite uburenganzira, ufite ubushobozi bwo kureba umuntu waba yarakoresheje video yawe mu nyungu ze bwite nta burenganzira umuhaye. Uraza gushobora kureba ikigereranyo video zawe yazikoreshejeho abo bantu hanyuma nimba bikubangamiye ushobore no kubasaba kuzikuraho. Iyo babyanze kuzikuraho ufite uburenganzira bwo kuzikuraho wowe igihe cyose ukanze remove request. Nuvango rero impamvu ngiye kubereka iyi video by'umwihariko nukugira ngo mutandukane n'icyo bita content z'abandi ahubwo mukomeze mukore content zanyu. Nkuko mubibona haba n'abantu bagiye baterura video zanjye bakazikoresha. Nubona rero wateruye video y'umuntu ukayikoresha ukabona nta copyright baguhaye uzajya umenya ko bitarangiye. Isa yabyukira nabi yagukuza ku mugati niyo waba ugeze kuri aba subscribers miliyoni cyangwa se views amamiliyari yagukuza ku mugati igihe cyose video wakoresheje atari izawe nk'ubyizeye. Hano rero tugiye kureba akantu ku kandi turebe ngo ese bigenda bite. Urigiramo amasomo abiri kuwabaye monetize araza gushobora kureba uburyo abantu bakoresha video ze kutaramonetize arigiramo gutinya video z'abandi kuko ari bumboneremo neza uburyo aramutse akomeje kuzikoresha bikomeza kugenda byiyandika ahantu. Nk'ibisanzwe nge ndigatari Fred tugiye kubana muri iyi video nuza kubona uri mushyashya kuri iyi video kuri iyi channel ukore subscribe ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe gucika hanyuma twigane. Twatangiye turasubira inyuma burundu kugira ngo turebe uburyo ibi bintu ushobora kubibona. Nk'ibisanzwe uza mu application yawe ukabanza ugasiba iyo bita YouTube Studio. Hari umuntu wambwiye ngo ngese ngo kuyisiba ni ngombwa. YouTube Studio mu gihe cyose ugiye gukoresha telefone yawe nk'imashini urayisiba burundu kugira ngo itaza kukurogoya, kuko iyo ugiye kwinjira muri YouTube Studio ukoresheje Chrome cyangwa indi browser uri ukoresha ukaba ufitemo ya app itikudirectinga mu cyo bita YouTube Studio app, kandi app ntago ibikora habe na gato, bikorwa na browser yindi. Hanyuma iyo ugeze hano muri YouTube Studio uraza hano, iyo umaze gufungura Chrome yawe uraza hano ukandika youtube.com/studio gutya ugakanda enter. Icyo gihe uhita winjira muri telefone yawe nk'ugiye gukoresha imashini bisanzwe. Urategerezaho gato kubera connection kugira ngo hano impamvu mbabwira ngo mukoreshe Chrome cyangwa indi browser hanyuma mushobore gukoresha YouTube zanyu muri telefone nk'imashini nuko mbizi ka benshi mu ndeba muba mutagize gute, abenshi ntago baba bafite ubushobozi bw'amamashini. Ni nayo mpamvu rero mfata uyu mwanya wo kugira gute gukoresha telefone zacu nk'imashini. Okay, noneho wamara kugira hano ugahita uzuminga gutya ukabizuminga ukaza hano. Ansoro utarashobora kuzuminga ushobora kuzuminga bikanga uhita ukanda kuri utu tudomo dutatu kugira ngo uze kuzuminga bikunde, ukaza kuri aka kantu kanditseho desktop site ugahita ukagira nka gutya kakange kameze. Iki gihe imashini yawe telefone yawe yamaze kuba nk'imashini. Hanyuma rero uhita uzugakanda hano kuri profile yawe hano
ugakandaho gutya. Iyo ukanzeho gutya uhita uza hano handitse YouTube studio cyangwa se creator studio, biba bitewe nuko iwawe handitse. Iyo ukanzeho gutya uhita winjira muri YouTube studio yawe nk'umuprofessionnel ukoresheje imashini. Okay, hanyuma urabona ko utuntu tuba tugaragara ari duto, uratuzuminga, ukatuzuminga, ukaza hano ibumoso bwawe gutya, hano ugakanda kuri aka kantu kasi kavuga copyright, ugakandaho gutya. Aha ni ku muntu uri monetize, niwe ukunda kubona ibi bintu. Nimba utari monetize, urareba iyi video kugira ngo umenye neza nimba hari video y'umuntu wigeze guterura, umenye neza ko agufite muri record isaha n'isaha yagusubiza hasi. Noneho ku muntu uri bubure aka kantu atari monetize, it's okay, wowe urareba hanyuma uvuga utari ko video ya runaka nakoresheje ya nimba atarigeza guha copyright. Niyo mpamvu YouTube iyo uploadinze video uciye hano, ukauploadinga video ukanze hano iyo utangiye kuuploadinga bakayicekinga, barakubwira ngo ntabwo tuguhaye copyright, ariko iyi ntago ariyo checking ya nyuma. Iyi checking yindi cyangwa se izindi mpamvu zishobora kubamo zishobora gutuma video yawe ijya down. Ni ibi rero baba bakubwira. Ni ukuvuga ngo hano iyo uhageze umaze ukanda hano kuri copyright, niho uhita ugasuzumira ibintu, uhita ubona video zawe zose abantu bakoresheje. Ngizi video z'abantu bakoresheje ubwabo, hanyuma aho bazauploadinze zabonye views zingahe nabyo ukabibona hano. Aha, bazitwaye ku matariki angahe, ngaya amatariki. Hanyuma se abantu bazitwaye bitwa gute? Ibintu byose biba biri hano guys. Amacano yatwaye video yawe yitwa gute? Ngaya nayo. None se ko batwaye video zawe, bazitwaye ku kigereranyo kingana gute? Nabyo bakabikubwira. Umuntu wa mbere yayitwaye hafi 90%. Iyi ni nkaho yayiteruye. Uyu we yayiteruye 100%, uyu nawe yayiteruye 100%, uyu nawe yayiteruye 100%. Rero hano niho umuntu ahita avuga ati nta kuntu umuntu ashobora gufata video yanjye ngayitware gutya mu nyungu ze bwite, nta n'uburenganzira, agahita avuga ati jewe ngiye gufata uyu muntu iyi video mpite nyisiba kuri channel ye uwo mwanya. Hanyuma ama video batwaye nayo dore ngaye. Ikintu rero uwo muntu ahita akora, hano ndi kumwe n'umuntu, ariko ntabwo mbabwiye ngo mubikorera abantu niba nta kintu bitwaye. Niba nta kintu bigutwaye utajya gusibira umuntu video, nta kintu bigutwaye. Kereka igihe cyose umuntu akoresheje video yawe mu buryo udashaka. Hanyuma rero ukuntu urebe risk uba urimo yo wateruye video y'umuntu. Yo wateruye video y'umuntu uri muri risk imeze gutya. Uyu muntu mbere yuko tubigeraho ibyo, tubanza turebe utu tuntu turi hano hejuru twose. Hari ako bita hari ako bita remove request. Hano niho ubonera abantu waba warakuriyeho video cyangwa se warasabye ko izo video zawe bakoresheje zivaho, bahita biyandika hano. Iyo hakanze gutya bahita list yabo ihitiza hano. Urabona ko ngiye nta muntu n'umwe ndakuriraho video. Hanyuma yuje hano kuri message, witure ama message wabandikiye ubabwira uti nyamuneka mukureho video zanjye birambangamiye kuzikoresha. Hanyuma hano kuri archive ni ibintu uba warabitsemo cyangwa se ibintu, urugero nimba umuntu waramuvuze ati nakureho video yanjye akayikuraho gutyo, ibyo byose biraza bikiyandika hano. Hanyuma rero tugiye kureba ngo noneho wowe nimba hari umuntu wenda wakuzengereje ukoresha ama video yawe mu nyungu ze bwite, wayikuraho gute? Wayikura kuri channel ye gute? Hanyuma ariko nkuko nabivuze, ibi bintu utabikora nimba uwo muntu video uburyo yayikoreshe bitakubangamiye, kubera ko bisubiza channel y'umuntu inyuma. Nimba video yimaze kugira ama views menshi n'ama likes menshi n'ibintu byinshi, birangira video channel ye isubiye inyuma. Ubwo bikorwe n'umuntu ubona ko ibyo bintu bikorwa mu nyungu zitarize bwite. Reka tugiye kureba uyu muntu wakoresheje iyi video ku 100% ukuntu wamugenza. Nk'ubu uyu nguyu
iyo uje ugakanda muri aka kantu gutya k'akazu kakavivura gutya, barakubwira ngo one selected, you can select a maximum of 50 videos. Nuvuga ngo selectinze imwe, ariko ushobora no guselectinga videos zigera muri 50, zirenga 50, ukazikuriraho rimwe cyangwa ukazikorera ibyo ushaka icyarimwe. Hano rero iyo umaze guselectinga iyo video, bahita baza bakakubwira ngo ese urareba muri archive, ese urashaka ko iyi video tuyikuraho, saba ko iyo video ikurwaho kuri channel y'uwo muntu. Hari n'ababisettinga biri direct ukishyira igahita ivaho. Ese urashaka kuvugana n'uwo muntu wakoresheje video yawe, ibyo byose ubibona uhisemo hano. Hanyuma bitewe n'icyo ushaka, hari ukuntu nanone ushobora kuvuga uti kamvugane n'uyu muntu mbere yuko musabira gukora. Hari abantu bijya bibaho, umuntu akakanda hano akakwandikira akakubwira ati rero hano kuko email zacu ziba zirimo, uhita umucontacting akubwira ati iyi video wakoresheje ntago ari yawe, wayikoresheje mu buryo butari bwo, yikureho. Akakwandikira akanze hano, wowe ukanga resist ukanga kuyikuraho, ahita agaruka agahita akanda hano, uwo mwanya igahita ivaho. Icyo gihe hari n'igihe ivaho yagusabiye icyo bita copyright na strike, ukaba wayibona. Ikiza ni ukumva icyo umuntu yakubwiye ugomba gukora. Noneho nimba uhisemo rero kimwe mo hano muri utu, bitewe n'icyo uhisemo, uraza ukamanuka hano munsi uhita ubona ahantu ho kugira gute, ahantu handitse nyine ko wemeza ibyo wahisemo. Hanyuma iyo wemeje ibyo usabye nibyo biba. Ariko iyo inama nakugira mbere yuko usaba umuntu gukuraho video cyangwa se ukuraho direct automatic uwo mwanya video y'umuntu, banza muvugane, mbomberetse uburyo wamuvugisha uwo muntu. Iyo ukanze hano gutyo ukavivura video, bahita baguha ahantu ho kumuvugishiriza, ukamubwira uti rero iyi video mwana wa mama ntago ari yawe, yikureho ku mahoro yawe. Okay, ubwo tubonye neza uburyo wacekinga abantu bakoresha ama video yawe, turebye n'uburyo nawe waba wenda utaraba monetize ngo uhabwe iyi copyright ntuze uburenganzira bwose. Ubonye uburyo wacekinga ikigereranyo waba warakoreshejeho video y'umuntu. Okay, hanyuma ugahita umenya uko witwara. Ibi rero urahita ubikuramo n'isomo ry'umwihariko rivuga ngo nubona wauploadinze agace ka video y'umuntu, jya umenya ko ahita yakira notification video bikiyandikamo hano muri copyright ko hari umuntu ukoresha videos, hanyuma n'ikigereranyo yikoreshejeho hano kigahita kiyandikaho. Rero iyo ari umuntu w'umugome cyangwa se koko content ye afite uburyo ayitwara, ahita yikuraho uwo mwanya, ahita bikuraho. Niyo mpamvu YouTube ikubwira ngo iyi checking dukoze ntabwo ari iyanyuma. Guys, ndizera ko iyi video hari umuntu ifashije. Nimba igufashe, kora subscribe, fungura inzogera, hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo ufite ucyandike muri comment. Ibuka ukande like, byadufasha. Ndabakunda, reka duhure muri video itaha.